Nk'uko byavuzwe, Mushayidi amaze imyaka 5 afungiye muri gereza ya Mpanga. Ejo bundi ku itariki ya gatanu azamaze imyaka 5 yuzuye, koko yashimutiye Burundi ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu 2010, ajyanwa mu Rwanda n'abamushimuse abakozi ba FPR, bamugeza mu Rwanda ubwo buratwica tuti bizagenda bite, tuzi ko ahita apfa, ariko Imana yaramurinze tuza kumubona bitewe na Amnesty International yadufashije, bitewe na Maître Ntaganda perezida wa PS imbere kuri icyo gihe wadufashije kujya kumushakisha. Tumaze kumubona rero, ubwo PDP iravuga iti gahunda twari dufite tugiye kuba tuzisubitse kugira ngo dushobe gufasha mugenzi wacu wafashwe uri mu kaga, tumenye uko baza gurugenzi. Naho rero gahunda twari dufite yo kujyana ishyaka mu Rwanda twayisubitse, nibukije abanyarwanda nkuko twabivuze mu matangazo menshi. Ku itariki mbere gato yo tariki ya gatanu, kongere yayokoreye mu Buholandi yari yemeje ko ishyaka ryacu mu mu Rwanda kugira turyandikishe nkuko FD inkingi bagenzi bacu bari bamaze kubikora mu Rwanda, bajyana ishyaka ryabo mu Rwanda nubwo kuryandikisha bitashobotse. Ubwo rero icyo cyemezo cyo gukora iyo kongere cyo gukora icyo gikora cyo kujyana ishyaka mu Rwanda twabaye tugisubitse kugira ngo dufashe mugenzi wacu kuburana, tumushakira amufasha kuburana. Bigeze mu 2012 amaze gukatirwa burundu, naho ngo twavuze ati ubwo mugenzi wacu akatiwe burundu rero reka dusubukure icyo gikorwa cyacu twari twarasubitse, noneho dufite n'impamvu irutaho yo kugira ngo tumwereke ko atasize ibigwari inyuma, maze ishyaka ryacu turyegeza abanyarwanda nk'uko Mushayidi yabyifuzaga. Naho rero mu kwezi kwa gatandatu 2013 twohereje intumwa za mbere mu Rwanda, baragenda bakora begera abanyarwanda babamurikira umushinga twari twarateguye, maze abanyarwanda bawitabira ari benshi. Mu mezi atarenga 3 twari tumaze kugira abanyarwanda barenga 1000 baza kwitabira umushinga wa PDP. Umushinga wa PDP muri make abatarawumenya ni ibintu birushingiye bikomeye cyane. Muri ibyo bintu bibiri, icya mbere ni ibiganiro byahuza abanyarwanda. Kubera iki twe tuvuga ko amahano yabereye mu Rwanda, amahano yagwiriye u Rwanda guhera muri 1959 kugeza kuri iyi saha, twemenya ko tuvuga ko atari yavugwaho bihagije, atari abanyarwanda batayumva kimwe. Kubera impamvu rero turavuga tuti reka twicare hamwe tuganire, noneho nitubona icyo dupfa duhere dushaka ibisubizo. N'ingingo ya kabiri ikomeye cyane ni icyo bita demokarasi isangiwe n'abanyarwanda, buri munyarwanda wese yibonamo. Niba dufite icyo dupfa tukakibonera umuti, reka uwo muti duwukore ku buryo buri munyarwanda wese yibona mu butegetsi buzajyaho. Kugeza umuginga ya rero uko leta zagiye zisimburana, siko umunyarwanda wese yibona muri ubwo butegetsi. Habanje ubutegetsi abatutsi yibonagamo gusa, hakurikiyeho ubutegetsi bw'abahutu yibonagamo gusa, none ubu haje ubundi abatutsi yibonamo gusa. Buri gihe haba ari igice cy'abanyarwanda gihezwa. Ibyo rero Mushayidi na PDP ntabwo ariko babibona, basanga byanze bikunze kugira ngo tuzabeho tubana mu mahoro, tugomba gushaka ukuntu twicara hamwe tukavuga ibibazo byacu nta kubica ku ruhande, maze ibyo bibazo twamara kubibona, twamara kubona icyo dupfa tukabona gushaka umuti bikwiriye. Ni uwo mushinga twagiye kumurikira abanyarwanda barabitabira. Muri uyu mezi 3 tubona abantu barenga 1000 turagiye tugoteka dusaba uburenganzira bwo kwiyandikisha. Twakora uburenganzira bwo kwiyandikisha turanabuhabwa ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 2013, duhabwa uburenganzira bwo gukoresha kongere y'igihugu kugira ngo twandikire ishyaka ryacu mu mugaragaro. Ariko uko muze FPR ntabwo byaduhiye, kubera ko mu minsi mike cyane, iminsi 6 yonyine nyuma yaho baratwandikiye batubwira ngo bwa burenganzira mwe mwahawe turubambuye. Ntabwo twamenye ko byagenze, badusobanuriye ko ngo byatewe n'urubanza rwa Mushayidi, ariko nkuko mubizi icyaha ni gatozi, n'ubwo wese tutemeye icyaha Mushayidi yakoze, ariko niyo baragikoze ntabwo yabuze ishyaka ryacu kwiyandikisha. Nuko tujya mu manza kuko amategeko y'u Rwanda biteganya, turega leta, dukora ibishoboka byose kugira ngo turenganurwe. Ariko nkuko muzi ko FPR bwari byivyivugira ngo bashyizeho urukuta rw'amategeko, urwo rukuta ntawe uzarurenga. Twagerageje kugera kuri urwo rukuta, tugeza kurusimbuka, ariko biratugora. Niyo kugeza kuri aya masaha bikitugora, ariko ntabwo twacitse intege, kuko umushinga wa PDP wa mbere kujyana ishyaka bwa mbere mu Rwanda, twashaka abanyarwanda bamenye umushinga wacu, wa mushinga waze kubasobanurira. Uwo mushinga rero abanyarwanda babagezeho, bawitabira ari benshi, cyane cyane urubyiruko. Ubu nkubwira babana 1000 bikubye inshuro zirenga nyinshi, bikubye inshuro nyinshi cyane, dufite abarenga abo ngabo.
twe rero icyo twifuza no ko abanyarwanda babona umushinga bakabona urukundo twifuza u Rwanda, bakabona ubwo bwumvikane, bwubahane, bwuzuzanye twifuza abanyarwanda. Niyo mpamvu twavuze uti twebwe icyo twashaka twakigezeho. Metero ngo bigisigaye nuko tubona uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro. Ubwo burenganzira kubona twenyine nka PDP biragoye, nabo dusaba andi mashyaka yose kugira ngo turebe ko twishyira hamwe dushakira abanyarwanda umuti w'ibibazo biri mu Rwanda. Kuko na FPR tuvuga aha ngaha nayo ubwayo izabyungukiramo, kuko nitabyungukiramo igihugu nigisenyuka kizasenyuka n'abakirimo. Ntabwo tubyifuza rero. Ngo umushinga wa PDP ngicyo duharanira kugeza kuri iyi saha. Rero twavuga ko Mushayidi icyo haraniye kirimo kugenda higerwaho, kubera ko abasize inyuma n'abagabo barakomeje bajyana ishyaka mu Rwanda, ko Mushayidi yabyifuzaga. Ubu abana bacu bari mu Rwanda nibo bajya kumusura, n'abavandimwe be, abandi banyarwanda bumva avugwa. Ubu igisigaye twavuga yuko ari uko noneho tubona uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro, ariko leta y'FPR ko tuyibona ngubu byayinaniye kunywa uwo muti w'ukuri, uwo muti w'ubwubahane, uwo muti w'urukundo mu Banyarwanda. Nicyo dusaba rero buri munyarwanda wese ukunda Mushayidi, ukunda PDP, wumva uwo mushinga umureba wo kubana kw'abanyarwanda. Dusaba umunyarwanda wese kuza mu ishyaka ryacu, dusaba n'amashyaka yandi yose kugira ngo nawe niba yumva akeneye kubaka u Rwanda muri uwo mushinga duteganya, aza tukica tukaganira kugira ngo turebe umuti utubereye twese. Ntabwo PDP ifite ukuri kurenze kw'abanyarwanda bose. Ukuri kwawe turagukeneye, ukuri kwa mugenzi wacu uri hano turagukeneye, ukuri kandi mashyaka yose turakeneye, turagukeneye, n'ukuri kw'abanyarwanda mu Rwanda turagukeneye, kuko niho hari abanyarwanda benshi. Niyo mpamvu twagiye kubegera. Nuko rero tuvuga tuti abo bantu bakunda Mushayidi bamugemurira ubu ngubu, bamusura ubu ngubu. Gukunda umuntu ufungiye politike ntago ari ukumugemurira gusa, ni ugukurikira ibitekerezo byamujyanye. Ibyo bitekerezo afungiye n'ibyo duhamagarira abanyarwanda bose kugira urwo rukundo barumwereke, barwereke PDP, barwereke u Rwanda. Koko nidukunda u Rwanda nk'uko Mushayidi arukunda, abana bacu bazabidushimira. Nibyo mpamagarira abanyarwanda, nibyo mpagarira abandi banyamashyaka, nibyo mpamagarira abanyarwanda bari mu Rwanda. Ubundi ndavuga nti Imana ihumugisha u Rwanda, kandi harakabaho ubutabera n'ubufatanye. Murakoze.